nguhaye ikaze wowe mukunzi wa Kebuka Iburyo TV, ndakwakiriye. Imana ikurebe neza, umwami Imana nyiringabo akwishimira, kwiteho, akugire neza muri kino gihe, muri no minsi. Imana y'amahoro ikurebe neza. Nguhaye ikaze kandi wowe mukunzi wacu dukurikirana uko bukeye nuko bwije, gusohoje wowe uri iwacu, gusohoje uri mu Rwanda hose mu gihugu, intara enye zose z'igihugu, ndagusohoje wowe uri hanze y'igihugu, umugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi na Amerika, mwese ku isi yose abakunzi bacu ndabashuhura, ndavuga ngo Imana ibarebe neza kandi Imana ibiteho. Tunejejwe n'Imana mu mutima rero kuko uyu munsi twongeye kugira amahirwe n'umugisha kubana namwe, kuba imbere yanyu dukora umurimo w'Imana mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tunejejwe kandi ko urukundo rw'Imana rukomeje kubana natwe muri intangiriro y'umwaka wa 2023. Dushimiye Imana yadutambukije umwaka washize, twagiye tubona imirimo y'Imana nubwo bikomeye bitabuze kubaho, bisitaza bitabuze kubaho, ariko twabonye Imana iturengera itwinjiza muri uno mwaka. Imana nihimbazwe. Ndakwakiriye rero kugira ngo twinjane mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ahangaha ni kuri Kebuka Iburyo TV, koko nkuko bisanzwe twagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ari naryo nifuje ko tuganiraho bikuye ku mutima n'ubukumbuzi nari mbafitiye, kwashize iminsi myinshi tutari gukora kubera impamvu zitaduturutseho. Ariko uyu mwanya tunejejwe nuko twongeye kugira amahirwe, Imana ikatwemerera tukabana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero, bana ni mu ntangiriro z'umwaka, turi mu mashimwe, tunejejwe nuko Imana yaturinze, ariko hari icyatumye Imana iturinda. Mfite intego y'ijambo ry'Imana nkazanye uyu munsi kukuganiriza. Mfite ijambo rivuga ngo icyo Imana yagusigarije. Intego yagira ngo icyo Imana yagusigarije, icyo Imana yakurindiye, icyo Imana yatumye Imana igusigaza, icyatumye Imana ikomeza kubana nawe, icyatumye ibibazo n'intambara bigusiga, ikintu Imana yakusigarije kugira ngo aya masaha n'uyu munsi ubu ukiriho, nicyo kintu tugiye kuganiraho, ukimenye kandi ugihesha agaciro, ndetse n'ikimenyimenyi ugendere mu nzira zacyo n'icyo Imana yifuza ko wakora. Turi kuganira ijambo ry'Imana rero kuko umwanya muto cyangwa se munini bitewe nuko Imana ibudushyigikire, ndetse n'igihe turi bumane imbere yanyu, ariko nagira nkubwire ngo ugize amahirwe n'umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, ujye ubiha agaciro, umva ijambo ry'Imana kuko ni ubutwi Imana ibiguhaye, kandi ugize amahirwe yo kubona bugusanze aho uri, ndetse nawe ugerageje kubushaka ukabubona, ndetse bikakorohereza no kuba wakumva icyo Imana ivugana nawe. Mu ntangiriro z'umwaka rero niyo mpamvu nkubwira ngo ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rifite intego ivuga ngo icyo Imana yagusigarije. Turusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Tito, kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete, kadusoma ijambo ry'Imana hakiri kare. Mu rwandiko rwa Tito ni igice cya mbere, turasoma umurongo wa 5. Handitsemo amagambo ati, icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Imana nishimwe. Uru ni urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Aha ku murongo wa 5 niho yavugaga amwibutsa icyatumye amusiga ikirete. Nagira ngo duhindukire twe gufata kirete ivugwa hano, iyo Pawulo yabwiragamo Tito, aho tuve ikirete yawe. Kirete yawe naho uri, aho wicaye, aho ukorera, aho ugenda, niyo kirete yawe. Aho ngaho icyatumye rero Imana igusigaza kwawe kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Byumvikana ko hari ibyatunganijwe mbere wowe utarabaho, hari ibyatunganijwe mbere utaravuka, hari ibyatunganijwe uhari, ariko hari n'ibyasigaye bidatunganye. Nicyo kintu Imana yagusigarije, kwari ukugira ngo usigare mu gihe nk'iki utunganye ibyasigaye bidatunganye. Nagira ngo tumve kuri rino jambo icyo nshaka gukomozaho gikuru kuruta ikindi. Ibyasigaye bidatunganye birashobora ko byaba biri mu bandi bantu, byaba biri mu baturanyi bawe, mu nshuti cyangwa mu muryango cyangwa itorero usengeramo, ariko mbere na mbere hari ibyasigaye bidatunganye muri wowe. Mbere na mbere nagira ngo tubanze dufate umwanya munini tuze kubanza twirebeho, kuko kuya gutunganya ibidatunganye mu bandi, nawe hari ibyo utatunganije muri wowe imbere mu mutima wawe, mu migambi yawe, mu migirire yawe, cyaba ari ikibazo kandi byaba bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero nagira nkubwire ngo ba maso, ugiriza amahirwe yo kumvira ijambo kandi uriha agaciro, kuko Imana niyo iri kukwibutsa icyatumye usigara, ubwo abandi bari bafite ibibazo, hano bafite intambara, ndetse bagapfa bagataha mu gitondo bumva amatangazo yo kubika amasaha, ndetse n'abantu batuye hafi y'ahirimbiri ubona abantu bajya gushyingura, ariko Imana ishimwe kuko wowe ubutarimo. Hari icyatumye rero Imana igusigaza, hari icyatumye uba ukiri muzima, nuko Imana yagusize
wagize kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ibyo rero byasigaye bidatunganye nagira ngo nkubwire ngo icya mbere ugomba gutunganya, urabanza utunganye wowe muri wowe, ikintu kiri muri wowe n'umutima wawe, nawe icyo wibonaho, icyo wiyiziho, ubanza icyo utunganya mbere ugiye kugira ngo utunganye ibiri mu bandi. Imana itugire neza. Ndakomeza kukwibutsa ko ari kuri Kebuka Iburyo TV tuvuganira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza bwa Luka, igice ni cya 6, turi buze gusoma umurongo wa 39 turageza kwa 49. Ni amagambo asa nkaho wenda yaba ari menshi, ariko nagira ngo mbere yo kugira ngo muze gufata umwanya munini aha agaciro gutunganya ibyasigaye bidatunganye, abanza aha agaciro gutunganya ibyasigaye bidatunganye muri we, kugira ngo noneho mara gutunganya ibyasigaye bidatunganye ubone nawe kujya mu mubare w'abantu bategereje kuzabana n'Imana, kuzagendana na Yesu no kuzimana ingoma na Kristo. Tuzamuke twihuta cyane tugere ku murongo wa 39 kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ndakubwira ngo Imana yiteguye kubana nawe no kugendana nawe mu gihe uzaba uhaye agaciro ibyo Imana ishaka ko wumva ndetse ukabishyira mu bikorwa. Igihe uzaba ufashe ijambo ry'Imana ko ari impano Imana iguhaye kugira ngo urusheho kuba wagutse mu bwami bwayo. Umurongo wa 39 arabanga bacira n'umugani ati, mbese impumyi yabasha kuranda indi mpumyi? Mbese zombi ntizagwa mu rwobo? Umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe? Wabasha ute kubwira mwene so uti, mwene data hera utokora agatotsi kari mu jisho ryawe, nawe nturebe umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe, abe ariho ubona uko utokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mifatangwe. Umuntu mwiza ntatanga ibyiza. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Magarira iki muti databuja, databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga? Umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye uhurira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyihuriraho, ako kanya iragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Imana iturengere kandi Imana idushyigikire, ndetse Imana itugirire neza cyane yuko tumaze kumva yuko mu mbere yo kugira ngo ryo gutunganya ibyasigaye bigatunganya ahandi, ijambo ry'Imana rituburiye kubanza gutunganya ibyacu natwe bidatunganye muri twebwe. Kuko uyu mugani yabaciraga hano kwari ukugira ngo abavuga ngo mbese impumyi yabasha gufata indi mpumyi ikayambutsa? Ese impumyi yayobora iyindi? Ese impumyi yayibwira ati ahangaha ugiye kuba mu rwobo? Ngo ahubwo bose bagwa mu rwobo. Imana niturengere kandi Imana itugirire neza. Impamvu y'iri jambo nagira ngo ushishikarize ko mbere yo guhangana no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye mu bandi, wakagombye kubanza gutunganya ibyasigaye bidatunganye muri wowe. Kubera yuko ijambo ryatubwiye ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Natwe dutunganye ibyo twigishijwe tuzamera nk'umwigisha wacu ari we Yesu Kristo. Kuko turi abigishwa ntabwo turi tumwigisha, ariko ikibazo abantu turi kugenda tugwiza kwishyira hejuru cyane, kwigaragaza ko twe dukomeye, kandi hariho Imana ikomeye iteye ubwoba. Imana yaturinze ikatugirira neza, ari nayo ituma uyu mwanya igihe n'iki mu bihe bitambutse, mu bihe bikuri imbere ari izakuneshereza. Ariko banza utunganye ibyasigaye bidatunganye muri wowe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ese umuntu yabasha gute gutokora agatotsi kari mu jisho rya mwene se
atarabanza gukura umugogo mu jisho rye. Iki ni ikibazo abantu benshi usanga bafashe umwanya munini wo kwita ku bandi no kugenzura abandi no kubakurikirana no kumenya ibibarimo, ndetse bariye iki, bagiye hehe, bavuze iki, bambaye iki, ariko ntabwo afata umwanya ngo abanze yikurikirane, abanze yimenye, abanze yisuzume, abanze aha agaciro yuko nawe ubwe akagombye kubanza akamenya ngo mbese njyewe icyatumye Imana indokora, icyatumye Imana insigaza ni igiki, Imana yansigarije iki, ko yansigarije kugira ngo ntunganye ibyasigaye bidatunganye. Noneho kugira ngo umuntu atunganye ibyasigaye bidatunganye, ahubwo n'ibyasigaye bidatunganye n'ibyatunganijwe ariko byanduza. Umwana w'umuntu arushaho kuba mubi uko iminsi igenda yigira imbere, uko agenda agwiza ubwenge, uko agenda agwiza imbaraga aho kugira ngo abe mwiza nk'uko Imana imushyigikiye, ahubwo arushaho kuba mubi. Imana niturengere kandi Imana idushyigikire cyane, kuko ijambo ry'Imana niba ari kuvuga ngo banza witokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so utarabanza gukuraho umugogo uri mu ryawe, bisobanuye yuko hari byinshi wowe wakagombye gukemura, ari kuri kwirwa kujya kubwira abandi ngo ntibabikemure, kuko icyiza wumva wagakorewe wakagombye nawe kubasha kugikora, ndetse kandi ibyiza wifuriza ku bandi wakagombye nawe kubanza kubigira, kugira ngo wibuke neza yuko Imana yagusigaje kugira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe. Kuko naho intambara zaba nyinshi n'ibibazo byaba byinshi, hari ikintu kimwe gusa kiba kiruta ibindi byose, ikintu gikomeye kuruta ikindi ni uguha agaciro ko Imana yagusigaje, Imana yakurinze, Imana ikakugirira neza, Imana ikabana nawe, ikagufasha mu ntambara, mu bibazo byose wagiye ucamo, nubwo wenda ushobora kuba hari n'intambara zabayeho utazizi n'ibibazo byabayeho utabizi, ariko Imana yabanye nawe irakurinda. Ntabwo yakurinze rero kugira ngo usigare mu gihugu kubw'ingwizamurongo, ntabwo Imana yakurinze kugira ngo usigare mu itorero uri kubateranya n'abandi, nta nubwo Imana yakurindiye kugira ngo ube intambara n'igitutsi mu bo muri bene so, mu bo mugendana, mu bo mwigana n'abo mukorana, ahubwo Imana yakurindiye kugira ngo usigare utunganya ibyasigaye bidatunganye. Ahangaha rero Tito niwe wabwirwaga iryo jambo, ahangaha i Kerete, ariko nawe urabwirwa ijambo ngo ni wowe wasigaye aho ngaho. Imana icyatumye igusiga mu kazi, icyatumye Imana igusiga mu murimo wayo, icyatumye Imana igurindira aho ngaho ukora, icyatumye Imana ikurindira n'aho ngaho utuye, kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Mbese urabizi neza yuko hari ibintu bidatunganye nawe ubwawe wakagombye kubitunganya? Mbese uribuka neza yuko hari icyo Imana yakuremeye kugira ngo ugikore, kugira ngo urusheho kugwiza ubwiza bw'Imana? Ikintu kiruta ibindi kuruta byose ni uko ubanza ukamenya ngo mbese hari agaciro ufite ku Mana. Agaciro Imana yaguhaye ka mbere ni uko yakugize umuntu. Gahunda gutera ubwenge nk'abantu ngo si Imana iza kukugira nk'inkoko, hari ni Noheli zingahe wari gusigaza, cyangwa se bonane zingahe, cyangwa ni amapasika ngahe, dore ko abantu bagira iminsi mikuru ugasanga izo nkoko n'izo hene n'izo nka zaharenganiye. Iyo uza kuba utarabaye umuntu wari kuri Imana zingahe, shimira Imana rero kuko yagusigaje, shimira Imana kuko yakurinze, kandi ushimira Imana kuko yabanye nawe igatuma ubasha kugira izindi mbaraga uyu munsi ugezeho. Kuba uriho none Imana nishimwe, kuba ugenda Imana nishimwe. Ishimwe ryo gushimira Imana ni iry'uko Imana yagusigaje, ariko ntabwo yagusigiriye ubusa, yagusigaje kugira ngo utunganye ibintu byasigaye bidatunganye. Ibyasigaye bidatunganye rero muri wowe urabyibuka, wibuka aho wagiye ugakora ibidakwiriye, wibuke ibyo wagomba gukora byiza utakoze, wibuke n'ibyiza wakoraga waretse gukora, wibuke n'umumaro wamaraga waretse kumara. Mbere yo kugira ngo wirukanke ujye kureba uko abandi batatunganije ibyabo, banza umenye ngo mbese njyewe muri njyewe ibyo nagomba gutunganya nabitunganije. Numara kwisuzuma ukamara kwisubiraho, uravuga ngo Mwami Imana, nanjye nkeneye gutunganya ibyo ntatunganije muri njyewe mbere yo kugira ngo njye gutunganya n'iby'abandi. Intambara, ibibazo n'ingorane duhura nazo haba mu nzira ya Gikristo, haba mu nzira ijya mu ijuru, ni uko kenshi mu nzira tujya dusangamo abantu batitaye ku byabo ahubwo bitaye ku by'abandi. Ugasanga umuntu nubwo aba mu nzu y'Imana ukagira ngo yihamagariwe kuba umupolisi wa mugenzi we, kumugenzura, kumucunga, kumwirukankana, kumubuza amahoro, kumushyira ku nkeke, kumurwanya, kumugambanya, kandi bitondorwa mu nzu y'Imana. Ese uwo muntu koko nawe afite gahunda yo kuzabana n'Imana? Ese uwo muntu mu by'ukuri icyatumye asigara akibuka, ariko ibuka ko Imana yamurinze, ibuka intambara zose, ibuka impanuka zahitanye abandi, nawe imodoka uzigendamo, nawe amamoto yagendaho n'ibindi binyabiziga bindi, nawe abasha kugenda mu ndege bagendaho, ariko usaba niba bagiye bagira impanuka muri ibyo. Icyatumye rero Imana ikurinda ni uko umunsi wawe utaragera, kandi ari ikintu Imana yagusigarije ugomba kumara. Cyambere ushobora kuba wasigaje kugira ngo ugire umumaro bene so, cyangwa kabiri ushobora no kuba wasigaje kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Ikindi kandi nibuke yuko igihugu kigukeneye ndetse n'umuryango kigukeneye. Wowe rero wikirukanka kujya kureba abandi ngo ibyo bimeze bitya, tunganya ibyawe. Numara gutunganya ibyawe ibindi uzabikora.
intambara nyinshi turi guhura nazo muri kino gihe ntabwo ari intambara z'uko abanyabyaha cyangwa ababitaga abapagani n'abantu bataba mu rusengero ari uko bahari bagwije ubugome, ahubwo ikibazo gisigaye kiriho ni uko abiyitiriye izina ry'Imana, abiyitiriye kuba mu rusengero, abiyitiriye kubana n'Imana, gukorera Imana, aribo bahindutse abandi bantu batari beza, ndetse bahinduka abandi bantu babi, ndetse bahinduka abandi bantu bagambanirana, ndetse benshi muri bo basigaye bafite intambara nyinshi zo kugambana, zo guhemukirana no gukora ibyo badakwiriye gukora, mu gihe umuntu yagombye guha agaciro ibyo nawe akwiye gutunganya. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Nakomeje kukubwira yuko wagize umugisha n'amahirwe yo kubana natwe uyu mwaka, kugira ngo nkwifurize kugira ngo nubwo atari uyu munsi utangiye, ariko turacyari mu mezi ya matariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, turi kuvuga ngo dutangiye umwaka mushyashya, ariko nagira ngo utangirane uyu mwaka intego ivuga ngo reka nanjye nisuzume ntunganye ibyasigaye bidatunganye muri njyewe, ibyasigaye muri 2022 ntatunganije ngiye kubitunganya, ibyasigaye muri 2021 cya gihe nari napanze ko nzatunganya 2022 bikaba byarananiye ngiye kubitunganya muri uno mwaka. Kandi usenge ubwira Imana yuko ari yonyine wiyegamijeho, ari nayo yonyine ifite ubushobozi bwo kukurengera. Twamaze kubona imbaraga z'Imana, turacyakomeje no kuzitegereza, ariko twagiye tubona ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri, kuko Imana yacu ihari kandi igomba kutugira neza. Umuntu yabyemera atabyemera, hariho Imana ishobora byose kandi ari Imana yita ku bantu bayo. Icyatumye rero gusigaza kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Mbese mu bugingo bwawe ibyo wagomba gutunganya bitunganije, mbese mu mirimo ushinzwe no mu kazi kawe, mbese uko abandi bagukeneye, mbese icyo wagombye kumarira abantu nicyo kimara, cyangwa wihinduye ikindi kintu usigaye warabaye undi umuntu atanakenera. Imana iturengere. Buriya iyo Satani ashaka kugira ngo umuryango awushyireho igitutsi, hari igihe abawuvukamo bamwe batangira kurwara indwara zituma batagira umumaro, abandi bakajya mu biyobyabwenge, abandi bakishora mu busambanyi, bakajya mu ngeso mbi zituma umuntu apfa ubusa, kandi neza Satani we aba ashaka kugira ngo yitambike utagira umumaro mu gihe cyawe. Ariko Imana icyatumye kikurinze kugeza uyu munsi ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi Imana iturengere ndetse Imana itugire neza cyane. Yuko twumvise ijambo ritubwira angaha ku murongo wa 41 ngo ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umurongo uri mu jisho ryawe? Ni kuki? Ni iki kintu kibigutera? Ni iki kintu kiguha imbaraga? Iki kintu kiguha ubushobozi bwo kuba wakirukanka, wahangana, wafata umwanya munini, wafata igihe cyo kureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so, kandi wowe ufite umugogo ndetse munini cyane. Hari ijambo njyaninya rivuga ngo icyo gihe n'abafarisayo bavuga ngo baminina umubu bakamina ingamiya. Cya kintu yagitekereje igihe kinini cyane, numva ukuntu umuntu yaba aminina umubu cyangwa se umubu yaba yanga kuwumina. Ijambo kuminina wenda abantu benshi bazi ko ari nko gufata ibintu ugashyira mu kayunguruzo ukaminina cyangwa se, ariko ahangaha kuminina kwavugaga gutya, havuga kwa kundi wenda nimba ugiye kumira ikintu kikaba kingana n'umubu, ugikuramo agaciro ukavuga ati aka gatotsi sinagatamira, ukakajugunya. Ariko haba haje ingamiya yukaza mukayimira. Naje gusanga ikintu giteye ubwoba, abantu baminina umubu ariko bakamira ingamiya bunguri. Ubusobanuro buhari bw'iryo jambo, nubwo atari yo ntego y'ijambo umunsi nari mfite, ni uko ibyaha nk'abantu tudafata ko ari ibyaha bitoya, uri umuntu utapfa kumurenganiza, ndetse na kenshi usanga n'amategeko adakurikirana. Uwo muntu rwose yakwereka ari ingeso nziza n'umwana mwiza atabikora, ariko iyo agiye gukora icyaha akora cya kindi gipimiro byinshi, cya kindi amategeko yagukurikirana, cya kindi cyatuma n'umuntu apfa, cya kindi cyitwara ubuzima n'ubugingo bw'umuntu. Abo bantu rero nibo bagwiriye muri ino minsi, nibo banagwije imbaraga, kubera yuko bamaze kubona yuko bafite ubushobozi. Ku murongo wa 45 abanga umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mwiza atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Imana iturengere. Hari abantu kenshi mujya muganira ku bintu umuntu avuga, ariko kwibaza ngo impamvu avuga ibi ngibi, abantu bakagira ngo hari n'urwenya rwitera. Kenshi na kenshi ibyo bitondeye ibyo umuntu avuga mu kanwa ke, kuko Bibiliya itubwiye yuko ibyo umuntu avuga ari byo biba biri ku mutima we. Kereka ari mu gihe cyo gukora akandi kazi runaka, cyangwa ari mu gihe cy'akazi ashinzwe gukora, akayakubwira
agutegeka kubera ko n'ubundi ari mu gihe cyo gutegeka. Ariko ubusanzwe mu mbuto z'umuntu, mu mirimo y'umuntu, ibyo akora n'ibyo avuga nibwo butunzi bwe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Buriya ibyiza utunze mu mutima, ibyiza wifuriza abantu n'ibyo ubabwira, ibyiza bikuye mu mutima nibyo wifuza ko n'abandi bageraho. Ariko nanone kandi nagira ngo mbwire ngo nimba ubona utakivuga neza, menya yuko mu mutima wawe wamaze gushyiramo ubutunzi bw'ibibi. Niba utakikora neza, ni uko mu mugambi wawe utakigambiriye ibyiza. Imana ikurengere kandi Imana ikugirire. Iyo wifuza ko ugirirwa neza, nawe ugira neza, kandi iyo wifuza ibyiza ukora ibyiza. Mu gihe cyose uri kugira ubutunzi bwiza uzavuga neza, igihe uri kugira ubutunzi bwiza muri wowe uzagira neza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi utekereze ibiri mu mutima wawe. Ese ugambira ibyiza cyangwa nawe urizi neza ko mu mutima wawe harimo ibibi? Urizi neza yuko mu mutima harimo kugambanirana? Ntiwizi neza nimba mu mutima wawe harimo kwanga bene so? Harimo mu mutima wawe urwangano? Umutima wawe nta mashyari yuzuyemo? Rero isuzuma icyatumye Imana igusigaza, kuko ari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kugira ngo nawe ugire umumaro mu gihe cyawe. Reka mfatanye nawe dusenge Imana, dusabe Imana iduhe imbaraga, itubarire ibyaha byo mu mirimo yacu na kamere zacu, kugira ngo muri kino gihe tugize amahirwe yo kumenya ko icyatumye Imana idusigaza ko kugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Dusenge twambare imbaraga zose z'Imana, dukomerere mu Mana, tugendere ku Mana, dukorere ku Mana, tuvuge mu gihe Imana iduhaye ijambo, dukore mu gihe Imana iduhaye umwanya n'imbaraga zo gukora, kuko Imana ari yo mugenga wa byose. Reka mfatanye nawe gusenga kandi akwifuriza kugira ngo Imana ikugire neza. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi, Imana twiringiye, twarakubonye igihe cyose Mwami, twaguhamagaye uratwitabye, waraturengeye, turagushimye. Tugushimiye ko waturengeje umwaka utambutse, nubwo intambara n'ibigeragezo bitabuze, ariko warahabaye n'uhimbazwe. Tukweretse n'uyu mwaka dutangiye ndetse n'intego y'ijambo durimo. Turimo tuvuga ngo Mwami ngwino tugirire neza, utwambike imbaraga kugira ngo tubashe gutunganya ibyasigaye bidatunganye, cyane cyane ibyo mu mitima yacu n'ibyo twibwira n'ibyo dukora. Nitumara kwisuzuma twebwe ubwacu, tuzabikora neza kandi tuzagenda neza ndetse tuzavuga neza. Tweretse bene wacu basigaye inyuma batari bakizwa, ubagiriye neza, ubahe imbaraga zo gukizwa, ubaha agakiza kawe, kuko niwe wenyine ufite imbaraga zo gutanga agakiza. Abantu twavuga, twakwigisha, twashyiraho n'imbaraga n'ubushobozi, ariko wowe utabibonetsemo ntacyo byamara. Tugusabye inkunga rero izo zose, kandi tugusabye inkunga kugira ngo ubanze uhe imbaraga abantu bari imbere yawe bifuje guca bugufi, kugira ngo bagire neza. Mwami ndaguhimbaje kuko ujya ushyigikira ijambo ryawe nk'uko wabikoze kera kose, kandi ukadushyigikira muri rusange kugira ngo dukwamamaze ubwami bwawe, kuko ari nta yindi ntego dufite, kandi ubwami bwawe nibwogere, kuko uri Imana ishobora byose. Icyubahiro n'ubutware, kwimirwa no gupfukamirwa n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen.